tutaratangira gusenga yego ari ikintu Imana imbwiye ni karibu ndi kuri izi kamera yego nkuko Imana aransanze arambwira ngo ari itariki wowe wabwiye ubukwe barabuzirika ufite umurozi wakuroze kubera ko Uwiteka yabyemeye Imana iri kuvugana nawe ngo akira kubohoka k'ubukwe bwawe akira mu izina rya Yesu rene modotene totaya abinia jesimene ngo bakwadosaini ansomene dosaini Ndabirambiwe TV. Yes, wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngiye muri kumwe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubaye ku mugambi w'Imana, ntabwo tubaye ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kuba tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu manifatira urugendo, nkifatira uyu mwanya ajya kubashakira abakozi b'Imana, abavuga butumwa, abahanuzi. Uyu munsi rero twagira umugisha n'Imana kuduhuza n'umukozi w'Imana, umuhanuzi, umuvuga butumwa. Hallelujah! Amen. Ngiye gutera haleluya. Hari abantu bambwiye ngo iyo neye haleluya mu byanga byakuri imiryango zari zariborotse zirafunguka. Niyo mpamvu nanjye mba ndi kuyitsindagira kugira ngo n'ibyari bisigaye bigende mu izina rya Yesu. Hallelujah! 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 The bini fodra elemata kideboria. Hallelujah! Hallelujah! Reka dutangire tugusuhuza. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe bene data. Kuzanya imbaraga n'amavutara. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah! 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 Ndabasuje bene data. Amen. Mwami Yesu abahereza umugisha. Yego. Amen. Hanyuma mbere yuko dutangira reka ubanze usubize abantu ubibwire kugira ngo birashoboka ko abana bakubonye ari ubwa mbere no kwinda birambiwe cyangwa se bakaba ari abantu bagiye kujya bifatanya natwe. Niyo mpamvu ndi kugira ngo ubanze usubize abantu badukurikiye kugira ngo babanze batumenye cyangwa se bakumenye, hanyuma izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ni karibu. Shima Imana mutima wanje, shima Imana uwakubatuye, shima Imana nuwera udahemuka. Nari kure na byiringiro namba nari mfite y'amasezerano y'ibizaba, nari kure y'Imana ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye, ubu sinyigenda niganyira, ndi umwana w'ihoraho. Hallelujah! Hallelujah! Amina. Nshuti mwene data uri umwana w'ihoraho. Yego. Hallelujah! Hallelujah! Ntabwo twivuga mbere yo kuvugira iyadutumye. Yego. Hallelujah! Amina. Imana yantumye ngo mbabwire ngo ibyari bibasha imitima yanyu birabarekuye mu izina rya Yesu. Banze kubarekura babyemejwe n'amaboko yanyu, ariko bagiye kubarekura kubw'amaboko menshi. Hallelujah! Amina. Amazina ni Profete cyangwa se Evangeliste Twiringire Claude. Yego. Nkaba nsengera mu itorero rya SMI. Yego. SMI ni itorero rigari rifite amashami menshi. Ariko nsengera ku ishami rya Kungo hano mu Gashangiro. Yego. Nkaba mfitemo n'indi mirimo itandukanye. Yego. Nkaba ndi umuvugabutumwa waryo, ndi umuyobozi w'amasengesho mu mpande zose. Iyo Imana inshoboje no mu mareje yose nkoreramo birenze iby'Uwiteka duhana umugisha. Yego. Umuhanuzi Claude. Karame. Ubona ko nanjye marafashe urugendo nkabwana abakunzi bacu badukurikiye. Hari abantu baba barushe, hari abantu baba baremerewe, hari abantu baba bashika umutima, ariko byanga byakunda mu kwizera kw'abantu. Iyo Imana iguje n'umuhanuzi utari igisambo, utari indyarya, utari ingegera, utari imbobo, utari umuhirimbiri, kuko ntabwo abahanuzi bose ari Imana iba yabatumye. Kabiri, mbere yuko nawe wifuza gusengana n'umuntu, wowe ubwawe manzi ukuri yerekwa. Hallelujah! Amen. Byanga byakunda iyo umuntu afite amavuta amujojobaho. Ngo hari ukuntu umuntu ajya kugura amavuta mu iduka, hari abantu baba bazi kureba amavuta ya original, akareba akavuga ati aya ngaya ayahiye cyane niya nekera ifiriti gasha neza, aya ngaya yerutse ukuntu rero ntabwo ashobora kunekera ifiriti ngo imere neza. Hari abantu baba bazi kureba amavuta niyo atakwirirwa arajya mu mwuka akavuga ati byanga byakunda uyu muntu ari mu mwuka w'Imana. Ni ibihe bintu bitatu bishobora kukwereka umuntu uri mu mwuka w'Imana? Icyambere, yego, ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Icya kabiri, iyo weze imbuto nziza
burya igiti cera imbuto nziza gisarura imbuto nziza, yego, kandi igiti gifite imbuto nziza gihora gitoshe. yego, Haleluya, haleluya. Uyu ureba umuntu ufite umwuka w'Imana ni wa muntu utera haleluya byiyumvamo, Yego. wakwikiriza amina nawe ukayakira n'imbaraga. Haleluya. Atera haleluya ibyari bikuziritse bikabohoka mu izina rya Yego. Yesu. Ibyo ni byo bintu nka bitatu urebera ku muntu uri mu mwuka w'Imana cyangwa se ufite amavuta Yego, y'Imana. yego, Kubera ko muri iyi minsi hari bameze nk'abatarahamagawe bakora ibintu atari umuhamagaro wabo kubw'ibyo banyuzemo cyangwa se kubw'indamu zabo. Ariko burya umuntu uri muri Kristo ufite mwuka w'Imana niyagenda urabibona arabitambukira. yego. Koro, Yego. ngiye kukugora nkubaze akabazo. Wihangane, tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga, tugiye kwinjira mu mwanya wo kubohoka, tugiye kwinjira mu mwanya w'ubuhanuzi, tugiye kwinjira mu mwanya w'amavuta, tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Aka kabazo ngiye kukubaza mbere yuko dutangira, mbere yuko nkakubaza, reka mbanze nibutse abantu aka kantu. Muntu udukurikiye ukaba udukurikira ubwa mbere, birashoboka ko ukijijwe, biranashoboka ko ugerageza gukizwa bikanga, biranashoboka ko ushaka gukizwa. Si ibintu bitatu mvuze? Birashoboka ko ukijijwe, birashoboka ko ushaka no gukizwa bikanga, cyangwa se ukaba ukijijwe bikanga, ariko bikaba binashoboka ko ushaka gukizwa. Nta kindi cyagutera gukizwa cyangwa se gukorera Imana wabishatse usibye gushyiramo imbaraga no kwiyemeza n'ubushake. Ibyo nibyo byonyine nzi bishobora gutuma Imana igendana nawe. Gukizwa ni ubushake, ugashyiramo imbaraga, ubushake mbese muri wowe ugashyiramo ubushake, ukiyemeza, ukabyiyumvamo. Hanyuma rero icyo nshatse gushishikariza abantu ni kimwe gusa, ni ukubabwira ngo usenge ubishaka, utanabishaka usenge. Aka kantu ntabwo kumvishe Koro. Ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye ngo basenge babishaka, batanabishaka basenge. Bishatse kuvuga ngo igihe uri kumva uri muri mood yo gusenga, cyangwa se igihe uri mu mavuta yo gusenga, usenge ubishaka. Na cyagiye ubyuka cyangwa se birashoboka ko ushobora kuba wahuye n'ikibazo, wabyara umwana akavuka apfuye, cyangwa se wajya gukora perimi ukanayibura, ntago ari ngombwa ngo uhite wumva ko imbaraga zo gusenga zikuvuyemo. Birashoboka ko na mood uri uwo munsi uri kumva atari yo gusenga, ariko senga uri kumva ubishaka. N'igihe uri kumva utabishaka usenge. Kumva utabishaka rero ni cyagihe uba watakaje imbaraga, watakaje kwizera, watakaje kwiringira Imana nyine, ukumva muri wowe nta zindi imbaraga zirimo. Bivuze ngo niyo wasenga agasengesho gato utabishaka, ariko imbere y'Imana imbere ngo nta sengesho ry'umunyagara, mukayi nta gasengesho kaba gati imbere y'iki yimaze ngo iyo wagasenga ukita agasengesho, ariko Imana iba yarifashe nk'iki nk'isengesho. Cyaze ngo icyo nabwiraga abantu, musenge mubishaka, n'igihe muri kumva mutabishaka musenge. Ko nawe gira ikintu kimwe ubabwira, ubundi twinjire mu mwanya wo gusenga tubohora imbaraga z'Imana. Je ikintu nababwira, yego, byakomera cyangwa byakoro. Haleluya. Byakomera cyangwa byakoro. Zakomera cyangwa byakoro. Icyo Imana yakuvuzeho, Imana yakuvuzeho, ntacyabuza umugambi Imana gutambuka ku buzima bwawe. Abantu baguhiga bataguhiga, icyo Imana yagambiriye kugukorera uyu munsi no kugikorera gikora. Icyo Imana yagushatse uyu munsi no kukibona urakibona. Baguhiga cyangwa babireke, ariko icyo Imana yasezeranye nawe cyangwa se cyanyuze mu kanwa k'umukozi w'Imana ntabwo kizabura gusohoka. Byakomera cyangwa se byakoroha, kizanasohora. Icyo Imana yavuganye nanjye, icyo Imana yavuganye nawe wowe uhagaze ku musozi, turi kumwe mu rusengero, uri mu nzira ugenda, byakomera cyangwa byakoroha, no kugikora izagikora. Nkubwira aka kantu Korode, yego, utumye nca mu mavuta. Haleluya. Yavuganye nawe Korode, yego da, bakomera bitakomera, yego, bakubita agatoki kandi batagakubita, amen, bakugwanya batakugwanya, haleluya, bakuvuma batakuvuma, yego, bakwanga batakwanga, haleluya, batangaza batakwangaza. yego, It's Imana yavuganye nawe, nawe cyatinda kukugeraho, ugitegereze kuza ko kizaza. Amen. Haleluya. Nyumvira nanjye nkubwire, yego, iyasezeranye nawe, yego, uri mu butayu, yego, ubabaye, yego, muri rya joro, haleluya, icyo yakuvuzeho, amina, yavuganye nawe, yego, izagutambagira, yego, no kubikora izabikora. ndikumva nataha mana, nubwo wahura yego, Sanibalati na Tobiya, yego, na Geshemu, yego, icyo Imana yaguhamagariye, yego, cyo kubaka umurimo wayo, yego, no ku kigero uzakigeraho. haleluya, Haleluya, haleluya.
Oh, ndumva ndafashijwe. Nangiye gufashwa. Hallelujah. Hallelujah. Amina. Nangiye gufashwa. Gumama amavuta. Uni nkaho nazinga ibitabo ngatanze nafashijwe. Tutaratangira gusenga. Yego. Ari ikintu Imana imbwiye. Ni karibu. Ndi kuri izi kamera. Yego. Nkuko Imana aransanze arambwira ngo. Yego. Nubwo hari ibikurusha. Yego. Bikugerageza. Yego. Nubwo hari abaguhiga. Yego. Nguriruka uruhira ubusa. Yego. Ahubwo bo ibyo bagambiriye. Nibo bazagira. Imana ibitesheje agaciro. Imana izuba riva. Imana irakwaguye. Yego. Kumanywa izuba riva. Hallelujah. Turi kuri iyi kamera. Yego. Imana yagusezeranije ubukwe. Yego. Wari uri mu cyumba uri gusenga. Yego. Urarira bihagije. Yego. Imana ikuvugaho ubukwe kenshi. Yego. Ariko reka nkubwire ngo nshuti mwene data, ibimenyetso bizagendana n'abizera nuko bazakandagira inzoka na scorpion. Ibimenyetso bigiye kugendana nawe, ugiye kugendana n'imbaraga zidasanzwe. Hari imbaraga zimiri izindi, zimiri zikurwanya. Kubera ko Imana yavuganye nawe, iraje gukorera ikintu kibemeza. Iyaguhaye ntago yakwaka, ahubwo ije kugufatisha ugakomeza. Muri make nubwo bakwiruka inyuma, hari ibikwiruka inyuma, Imana ishimwe ko wabirushije intambwe. Hallelujah. Imana ikurinde ibishaka kugutanga imbere, ahubwo igutiza imbaraga zo gukomeza kubisiga. Nubwo bakwanga ntacyo bazagutwara. Iki kintu uri kucumva neza. Yego. Ndagira ngo ubikurure neza. Ujye mu mwuka. Haleluya, haleluya. Dukurikiye nimwe bari kubwira. Nasomye ijambo rirambwira ngo. Yego. Uwiteka Imana yongera kwibwira Mose. Iramutuma. Imana yongera kukwibwira wowe nshuti mwene data. Ikagutuma cyangwa se ikagutumaho umuntu. Haleluya. Haleluya. Amen. Ijambo rirambwira ngo no kubarekura bazabarekura bagende, ngabyemejwe n'amaboko menshi. Kandi ngo Imana ibwira Mose ngo ndi Uwiteka Imana. Yego. Haleluya, haleluya. Imana yongera kukubwira ngo ni Imana. Yego. Ninjiye mu mavuta yo guhanura. Ayo ngayo. Haleluya, haleluya. Ndumva mfashijwe. Yego. Reka noneho wari mu mwanya wo kumbaza ibyo ntekereza, icyo nabwira abantu. Yego. Icyo nicyo nari mfite kubabwira mu gihe tutaratangira. Yego. Turabizi ko mwaduhaye ikaze na karibu. Yego. Kandi umwanya n'umwuka w'Imana iyo uje, n'umwuka Imana yadusutseho, ntago wari umwuka w'ubwoba, wari umwuka wo kugira ngo tubwire abantu ibyiza Imana ibashakaho, ndetse n'ibyururutse imitima yabo. Yego. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amina. Imbaraga z'Imana zikomeze zituzeho. Reka dusenge, dusome ijambo ritoya turaza gusengeramo. Amen. Mana Data, mu izina rya Yesu, tuzi ko ushobora byose, urera kandi uzahora wera, urakiranuka kandi uzahora ukiranuka. Ijambo ryawe rirera kandi rihora ryera. Dusengeye imitima igiye kuryakira, n'ugiye kurivuga agarana nabo, iri jambo rihindura imitima ya benshi mu izina rya Yesu. Amen. Ni kari mu mwanya w'ijambo. Reka turebe iri jambo nakunze kurivugaho kenshi tugitangira. Haleluya, haleluya. Amen. Ariko reka tubanze turebe mu gitabo cya Samweli, Samweli wa kabiri ibice 9. Haleluya. Amen. Samweli wa kabiri ibice 9 umurongo wa mbere waho nyine, dutaruke tujye dusome ku murongo wa 7 wa 6. Haleluya, haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya Samweli wa kabiri ibice 9 umurongo wa mbere. Dawidi agirira neza Mefibosheti mwene Yonatani. Haleluya, haleluya. Imana igirira neza wowe udukurikiye muri aka kanya, kubw'imiryango yawe yarakwibagiwe. Imana imaje kubona ko imiryango yawe yakwibagiwe, Imana yohereza umufasha wo kugufasha. Haleluya, haleluya. Imana igirira neza wowe udukurikiye. Imana ihambura ibyawe biziritse wowe udukurikiye. Haleluya, haleluya. Ngo bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa se Yonatani. Haleluya, haleluya. Imana irabaza ngo ese ninde wasigaye mu muryango w'iwanyu kugira ngo akugirire neza? Imiryango yaragutaye, abantu bakuvaho. Haleluya, haleluya. Ariko Imana imaje kubona ineza iwanyu bagize, ikoherereje umuntu wo kugira ngo agufashe, akugirire neza, akwitura ineza ku bwa bene wanyu. Haleluya, haleluya. Ku bwa bene wabo, ku bwa so. Haleluya.
ku bwa so Yonatani. Haleluya, haleluya. Kubera ko imiryango ya bene wacu yagize neza mu gihe cyashize, Imana ireba umubabaro. Uyu Mefibosheti wagiriwe neza yari yaratawe yaranzwe. Dawidi ajya kuba umwami, baramujugunye bamushira iyo hirya mu ishamba. Haleluya, haleluya. Ariko Imana yohereza amavuta iramushyigikira, imukura muri iryo shamba, imuzana kuba umwami. Haleluya, haleluya. Vuga ngo Imana ingarutse. Wowe udukurikiye, vuga ngo Imana ingarutse. Imana yongere kwibuke bwa kabiri nk'uko yibutse Yobu. Haleluya, haleluya. Nuko ku murongo wa 6, nuko Mefibosheti mwene Sawuli yitaba Dawidi, ageze imbere ye agwa yubamye, aramuramya. Maze Dawidi aravuga ati, Mefibosheti. Aritaba ati, karame umugaragu wawe ndi hano. Dawidi aramubwira ati, humura kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli, kandi uhereye umunsi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Haleluya, haleluya. Mwene data, Imana imaje kubona amarira yawe, Imana imaje kubona umubabaro wawe, ikuzaniye umuntu ugiye gutangira gusangira nawe ku meza amwe. Ameza utasangiriyeho na papa wawe wakwanze, ameza utasangiriyeho n'abakomeye iwanyu bakwanze. Imana imajije kubona gukiranuka kwawe, ibonye guca bugufi mu mutima wawe, ikoherereje umufasha ugiye kuzajya urira ku meza y'umwana. Nubwo abantu bakwanze, nubwo abantu bagutaye, Imana irakugaruye. Topene dini ya jesemeni go yakwanda sign antemene dotayini rene modotay. Imana ikugarutseho, kandi ngo sinzabura kukugirira neza. Nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ku bwa so Yonatani, kandi nguhereye umunsi uzajya urira ku meza yanjye. Haleluya, haleluya. Ugiye kuzajya wicara iruhande rw'umwami uhereye umunsi wa none kugeza iteka ryose, kugeza iteka ryose. Uhereye umunsi wa none, uhereye umunsi. Amen. Uhereye umunsi ukibona iyi video, uhereye aka kanya ugifungura iyi video, ugiye gutangira kubona ibyawe bibohoka mu izina rya Yesu. Ugiye gutangira kubona ibyawe, iminyururu yari igufashe ikurekura, kubera ko Imana yabyemeye. Hari impamvu wazengurutse umva aka kanya. Yego, ndakumva. Hari impamvu Imana yemeye ko bagutaramana. Baragutaramana ku musozi, yemera ko bakumanika hano muri karitsiye, yemera ko bagushyira ku mapoto. Haleluya. Imana yarabyemeye ko bagutaramana. Nta kindi yagiraga, kwari ukugira ngo izakugira igitangaza nyuma yo kuba igitaramo. Bivuze ngo amarira warize, Imana igiye kuyahindura ibitenge. Ibibazo wagize, Imana igiye kubigira ibisubizo. Totane binia, nene modo tani, shane mo. Yes. Akide boria. Ndumva Imana, ndumva Imana iri muri nje, ndumva Mwuka Wera ari kuri nje, umwuka w'Uwiteka ndiho, ari kumbwira ngo nimbwire abantu badukurikiye muri aka kanya, n'ibyari biboshye ibyanyu Imana itanze kubirekura. Ibyakubujije amahirwe yo gutambuka amahanga, wowe wagize isezerano ryo kujya hanze ukagira ibi byitambikamo, wagize ibyica amahirwe yawe kenshi, ugira ibikunaniza, ugira ibigufata, ariko yera Isirayeli irambwe ngo nimubwire ngo akira gufunguka ku rugendo rwawe. Uhereye umunsi ugiye gutangira guseka. Bari itariki, wowe wabwiwe ubukwe barabuzirika, ufite umurozi wakuroze kubera ko Uwiteka yabyemeye. Imana iri kuvugana nawe ngo akira kubohoka k'ubukwe bwawe, akira mu izina rya Yesu. Magaze ku mbaraga z'Imana. Haleluya, haleluya. Imana iri kumbwira ngo nisengera abantu. Hari abantu bananiwe kubyara, babuze imbyaro, bari kudukurikira muri aka kanya, ariko wibuke neza ko na Sara yasamye amaze kuba umukecuru. Umaze imyaka 20 ushatse, umaze igihe kinini ushatse, byaranze. Ayirereye Isirayeli kubera ko yongeye kukugarukaho, iri kuvugana nawe ngo akira urubyaro, kindi gihe n'iki gihe uzaba ufite amashimwe. Haleluya. Kindi gihe n'iki gihe uzaba ufite ishimwe ryo gushima Imana. Hari abantu 3 badukurikiye muri uyu mwanya, bizeye ko Imana igiye kubagarukaho, bizeye ko Imana igiye kubagarurira ibyabo byanyazwe,
bagiye kubona urubyaro kandi mumaze igihe kinini. Hari umaze imyaka 5 arira, hari n'undi isabato igiye kuzuriraho ryarengeyeho. Warihebye, abantu bagizeho bagucira imanza, warasenze bibyemera, ariko ihera Isirayeli iri kumbwira ngo aho wazengurukiye umusozi kirahagije. Imana ishizeho iherezo ku bibazo bikugerageza. Imana ishizeho iherezo kubikunaniza. Ihera ya Isirayeli irarangije, irasoje. Amen. Imana iri mu kazi kayo. Muri aka kanya Imana iri mu kazi. Ndabona imitima y'abantu ibohoka, ndabona imitima y'abantu irekurwa n'imigozi. Hari ibyari byanze, ndabona ibyapfuye biri kuzuka mu izina rya Yesu. Ndi kubona abapfuye bari kongera kuzuka. Amagufa yari yarumye Imana yongeye kuyateranya. Ibyari byaranze n'Imana yishiriye iherezo, n'Imana ishizeho ifatiro ku buzima bwawe. Wasabye akazi ngo ukore biranga kubera karande zatererejwe n'iwanyu, ariko ihera ya Isirayeli iri muri njye aka kanya ivuganye nawe ngo ibyo byose byagufashe birakurekuye. Warakoze biranga, uri gucuruza ugahomba muri iyi minsi, ariko ihera ya Isirayeli irabirekuye mu izina rya Yesu. Imana yemeye ko Imana imaze kubona umubabaro wawe, Imana irabirekuye. Ashira gucuruza, utangira ucuruze wunguke. Yizere Imana. Imana yagushiraga ku kigero cy'umunzani. Imana yagiraga ngo ibanze uzamura urwego rwo gusenga kwawe, urubanze rushika Imana ishaka kukugeza, kugira ngo Imana itaguha ibizagusaza mu mutwe. Ariko iki gihe uhereye umunsi ugiye gutangira gukora byemere, kubera ko Imana yohereje abo ugiye gusangirira nawe ku meza. Kandi wowe wari warabuze ibyo kurya, abana bakuvuza amagambo menshi, Imana ibahaye kuza kugushakiraho umunyu. Imana ibateje kukugarukaho. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mu gitabo cya Yeremiya ibice 15, iyo umanutse ku murongo wa 15 hasi haravuga ngo icyo akora bazakugarukira, ariko ntuzabagarukire. Ngo kandi ngo dore wubakishije inkike y'imiringa ikomeye cyane. Imana bivuze ngo urugo rwawe rwari rwubatse ku musenyi, ariko ikubakishije inkike ikomeye cyane. Ibyawe byari byanze, ya nzu yawe wari uri kubona yari iri guhirima. Uradukurikiye muri aka kanya wari wihebye, ariko ijambo ry'umuri Imana imbwiye nuko wazengurukiye umusozi kirahagije. Imana iguhaye kongera gufata ibintu ukabikomeza. Kuburiri bwawe wikorera bitahire. Haleluya. 38 iyuzuye Yesu ageze yitambukira, aravuga ngo uhereye umunsi ikorera uburiri bwawe wigendere, kubera ko ibibazo wari wazanye uri imbere ya kamera upfukamye ureba iyi video, ibibazo byawe wari ufite 38 yawe yageze. Ikorera ibyawe wigendere, ahubwo utahana umugisha wawe. Inyatsi wari waratererejwe zisigaho ngaho wari uri gusengera, uyu munsi uzakubera uw'amateka. Uyu munsi uzakubera urwibutso rw'uko wahuye n'Imana. Wahuye n'Imana yigendera, uhura na Yesu agenda. Nzi neza ko ugiye gutangira gushima Imana. Hari benshi tugiye gufatanya gushima Imana, kandi ndabizi kurambuye amaboko, yiramburiye amaboko. Dawidi we aravuga ngo Mana nibutse imirimo yawe ya kera, ngo Mana nkuramburiye amaboko, ngo kandi numva nagushima. Haleluya, haleluya. Imana yibuka imirimo yawe, yibutse babandi wagaburiye cyagiye bashonje. Imana ya Isirayeli irabyibutse, iraguhaye, yongeye kugusubiza agaciro wari waraswe. Uko Mefibosheti yari yaratawe, yari yaranzwe, arajugunywa baza kumuhisha kubera ko yari umwana wamugaye amaguru. Nawe waranzwe mu muryango, baravuga ngo waje kubatera umwaku kubera ko utabyara, bakuvugaho amagambo ngo dore uciye umuryango. Ariko Imana yongeye kukugarukaho, yohereje umuntu wo kuza kugukuraho, yohereje umuntu wo kuza kugufasha. Iravuze ngo uhereye umunsi wa none ugiye kubona ibyo ngiye kukugirira. Haleluya, haleluya. Uhereye umunsi wa none ngiye kugusubiza imisozi yose, ngiye kukugaruriza ibyawe. Urubyaro wari warabuze ndarugaruje mu izina rya Yesu. Nanjye mpagaze muri izi mbaraga, waturiyeho kubyara mu izina rya Yesu. Ndi mu mavuta y'Imana, aya mavuta ndiho
niyambye ngo nkugarurize ibyaha. Yego. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Abangaba bakuziritse rero umva ico Uwiteka avugana nawe mu gitabo cyo kuva ibice 6 umurongo waho wa mbere, umurongo wa mbere no wa kabiri wonyine. Dusoza dusengere muri iri jambo. Umutwe w'amagambo ravuga ngo Imana yongera kwibwira Mose izina rya ikamutuma. Uwiteka abwira Mose ati uhereye none uzabona ibyo nzagirira Farawo, azabarekura bagende abyemejwe n'amaboko menshi, kandi no kwirukana azabirukana mu gihugu cye kubw'ayo maboko. Imana ibwira Mose ati n'Uwiteka. Imana irakubwiye ngo n'Uwiteka Imana. Imana irakubwiye ngo uhereye uyu munsi ugiye kubona ibyo yagiye kugirira abanzi bawe. Uhereye umunsi wa none ugiye kubona ibyo yagiye kugirira bari kuguhiga. Uhereye umunsi wa none ugiye kubona ibyo igiye kwikoreza, ibyo bari barakwikoreje, izi nyatsi bari baraguteje. Uhereye umunsi wa none ni Imana yongeye kuzibateza, bagiye kugenda bazirukankana ku mitwe yawe. Yera Isirayeli ivuganye nawe ngo bazakurekura bagende babyemejwe n'amaboko menshi. Kubwira isengesho tugiye gusenga, Imana igiye gutiweza abantu kukurekura ngo bagende, minyururi kuboshe igiye kukurekura ugende mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mba nagiye mu mavuta ngera aho ngaho ndenga no kujya mu mavuta. Koro. Yes. Nyuma rero twebwe abantu badukurikiye birashoboka ko ari mu Rwanda, Iburasirazuba, Iburengera bwaryo, mu Burundi, Zambia, Congo, n'abakongomani nabo turabemera, za Australia, Mozambique, Amerika, Bufaransa, Omari n'ibindi bihugu byinshi byose bidukurikiye. Mumve ko tubakunda kandi tukomeje kurushaho kubashimira kubw'inkunganyo yo kudutera muri minsi, mukanda subscribe, mukadusharinga, mukadusapotinga kuko ari umurimo w'Imana. Erega abahanzi muri abasapotinga kandi baririmba ibishegu. Abantu babona ngo bagiye mu bapfumu ngo bakoze ngo ikintu ngo umuntu ahitahaguruka bakabisapotinga. Ni gute mutadusapotinga? None twe turi kuvugira Imana, bashigikira umurimo w'Imana, bashigikira amavuta yacu Imana yaduhaye, badusangiza n'abandi. Dusangizana ni ijambo ry'Imana, kandi iyo uri ahantu ukizera mu kiganiro twakoze Yesu uko abisanze ntabwo ariko agira ute abisiga. Rero tugiye gusengera abantu barwaye, abari mu mpande z'isi zitandukanye. Birashoboka kudukurikira mu bitaro, birashoboka kudukurikiye ufite ikizamini, birashoboka kudukurikiye nta kwizera ufite, birashoboka kudukurikiye ushaka kwakira izindi imbaraga, birashoboka ko udukurikiye waratawe n'umugabo wawe, birashoboka ko udukurikiye warabuze urubyaro. Uyu munsi niwizera mu kiganiro ukongera ugahagurukira gusenga Imana, uko Yesu azabisanga ntabwo ariko azabisiga. Reka dusabe umukozi w'Imana Claude asengera abo bantu, hanyuma mu izina rya Yesu Imana ibane nawe. Amavuta. Ubundi aho Yesu ageze haboneka ibitangaza gusa. Urugo Yesu yagezemo rubonekamo imbaraga. Reka nkwifurize kugira ngo turi muri iri sengesho Yesu atahe mu buriri bwawe bwabuze amahoro. Turi muri iri sengesho Yesu atahe mu bukwe bwawe bwaziritswe. Turi muri iri sengesho Yesu atahe mu nda yawe asige mu rubyaro. Imana irabishoboye rero. Ariko aba bantu bashaka perime, abasore 4 badukurikiye aka kanya, umaje gukora inshuro 5, undi amaje gukora inshuro 3, undi amaje gukora inshuro 2, mwese mumaje kwiheba, mwese mwihebye kimwe. Amafaranga bashizeho kubwo gukora. Ariko reka nkubwire, uhereye umunsi ukibona iyi video ijambo ry'Imana umaze kuryumva, akiriye perime ndayiguhesheje mu izina rya Yesu. Ntabwo uzongera gukora rimwe kabiri, ugiye gukora rimwe wongere utsinde. Iyi kode wari wafashe ntabwo igiye kugupfira ubusa, uzatahukana intsinzi. Imana ugiye kudufata, tugiye gufatanya nawe gushima mu minsi iri imbere. Ba bantu navuze babuze urubyaro 3 uko mutandukanye, Imana iri kumbwira ngo mwakire kubyara uyu munsi. Iyi tariki muyibare tariki ya 26, mutangire mubare iminsi yanyu n'amezi yanyu. Imana yaricishize mu nda zanyu kubera ko ibyo bari barabateje Imana irabisohoye. Ikindi wowe wari ufite ubukwe bakubenze 3 bupfuye 3, Imana irambwiye ngo bari barakuziritse bakuzirikira ahantu bafata ifoto yawe ariyo bayishize. Yera Isirayeli kumbwira ngo ninkubwire ngo ubukwe bwawe irabuzitiye kuko ifoto yawe igezeho bayishize, Imana itesheje agaciro. Yera Isirayeli kumbwira ngo humura kuko ntago ari wowe waremewe kubabara, ahubwo igiye kuguteza igitangaza kizatuma abakumanitse bagutaramana baguhetse. Haleluya, haleluya. Tugiye gusenga.
wizere Imana, wizere ko igiye kubirangiza. Yesu abirangize mu izina rya Yesu. Mana Data, mu izina rya Yesu, turi muri uyu mwanya duhagaze mu mbaraga zawe, turagushimiye ko wabanye natwe kuva tugitangira tugejeje aya masaha ukiri kumwe natwe, izina ryawe nirishimwe. Turasenze duhagaze mu mbaraga zawe, ijambo ryawe riratubwiye ngo hari abari baradutaye, ariko uratubwiye ngo ntabwo uzabura kutugirira neza kubw'ineza twagize. Hari neza twagize mu bihe byatambutse, uravuze ngo ntabwo uzabura kutugirira neza, wibutse iyo mirimo yacu, ngo kandi ngo abari baratuziritse, abari baraziritse ibyacu no kuturekura bagiye kuturekura tugende babyemejwe n'amaboko yawe. Banze kubyemezwa n'imbaraga zacu, ariko kubera ko imbaraga zawe, kubera ko Mwuka Wera yatashe mu mago yacu, uraje Data, uraje kugira ngo wirukane ibyari bituzengereje. Urakoze Data, kuko hari imbaraga utesheje agaciro. Urakoze ko hari ibisazi uhagaritse. Urakoze ko hari aburengeye turi kuri izi kamera. Urakoze ko utanze urubyaro. Urakoze ko perime zari zaraziritswe uzirekuye. Urakoze ko wongeye gukora ubukwe. Rene modotene totaya binia jesimene ngo bakwa sayini ansomene sayini. Urakoze Data, urakoze yuko utanze agakiza, izi ngo zararaga zirwana. Urakoze yuko utanzemo amahoro, bari bamaze iminsi bari kurwana, bari bagiye kwinjira muri divorce. Urakoze Data, kuko wongeyemo amahoro. Urakoze yuko utanzemo agakiza. Urakoze yuko umurozi wari warabahagurukiye nawe umuhagurukiye. Urakoze yuko ari ibyo utesheje agaciro. Rene modotene totaya binia, ubwo kwizera kwabo kugiye kubahesha gukiza. 38 yabo yageze, ngo nibikubite mu kidendezi. Nta kindi kidendezi tubasabiye kugwamo, ni mu kidendezi cy'amaraso ya Yesu Kristo. Urakoze Data, turagushimiye kubw'imirimo ukoze, kandi urakoze kubw'amashimwe ugiye kurema imbere yacu, mu izina rya Yesu. Hallelujah. Hallelujah.